tukiri kuri kaburimbo twari ba bantu tutanasaba umunyu yego twari ba bandi tunagaragara neza sibyo noneho uyu munsi iyo tumaze gufatisha tukabona ko dufashe baratwimura bakatujyana ahandi reba aho turaha aha na kaburimbo bihuriye ntaho bihuriye ubu uyu munsi ntituzwi twebwe turi ba bandi dukora tukihera abashoramari bafite uko bifite bakajya aho bahawe isoko. Ibumba riravuna mu buzima, ibumba ni ikintu kivuna, wenda n'ubuhinzi niba buvuna ntabwo tubinzi, ariko ibumba riratuvuna, hajyaho ibishoro byinshi kandi tukarangurwa duhenzwe. Tuba duhenzwe ugakora ukabona nta kintu ufatamo. N'urugero niba wenda nokeje ibintu bihwanywe n'ibihumbi 100, amataransiporo nagiye nkoresha biragera ugasanga nakoreye no mu gihombo, ugasanga ndokeje mpereje umucuruzi ararangwa agiye kwicururiza nayo na shesi nyabona, bitewe n'iki n'amataransiporo nakoresheje ibishoro ari birebire. Ahangaha ndimo ndakumva mama Josiane, nicyo shaka kwibaza rero ni kimwe. Kugira ngo ugire icyo ugeraho cyangwa kugira ngo ugire icyo ubona bisaba kuba ugize gute, bisaba ko ugomba kuba wavunitse. Ntitubyemera kimwe, turavunika, abantu bose baravunika, nayo wize waravunika wese. Naravunitse, none uyu munsi wa none ndashyiraho nkanavunika na none nze kuba umuvugizi wawe kugira ngo ibintu byawe bigire bite. Yego birangirira inyungu, nawe bikugirira inyungu, nurebe bimugirira inyungu, ariko icyo nshaka kwereka, banza umenye ko ibintu by'isi nta wicara ngo agire icyo ageraho. Ibyo urabyemera? Reka rero nkubwire nanjye, urabona muri iki gihe cya none dufite abana bajya ku mashuri, bakenera minerivani, umwana agakenera kurya, abenshi ndetse tuba dukodesha n'amazu. Urumva ko icyo ari ikibazo kirekire. Nka hano 80% nta ufite nako 90% turakodesha. Yego. Noneho kumva ngo niba ufashe amafaranga menshi ni ibihumbi 100 n'urugero mu kwezi, nako 100 naryo ntago ririmo. Hamwe hari gendeka akazi nkajya mu kiraka, icyo kiraka niba bampaye cyatanu gihaha iki, ngo ubwo ubuzima tubamo nkabura amafaranga yo kugura ibumba nge nkirirwa mu kiraka. Yego. Icyo kiraka niba mpembwa ibihumbi 2 nta kintu ndi bubihaye, n'abana ntibari buhaye, bari buhage n'isabune kuyibona ni anshaba. Nk'ubu hari abana bacu urubyiruko rutiga, niba yiri watunda ibumba atundira abafite icyo gishoro, arakuramo ibyo bihumbi 5 cyangwa 4 n'urugero. Niba afashije waba arabaha 2, nawe akeneye kugura bodaboda y'amakiya ni ibihumbi 2 cyangwa 3. Ariko mama Josiane akiri aho ngaho, noneho rero ukiri aho ngaho gatoya harana ni ukuvuga ngo twe niba dukora turagerageza tugapfa kurihira abana ishuri, nabwo byagera mu mashuri makuru abana bakicara tukananirwa. Twabashije kwiyukira primaire, abo mu makuru bikatuna nkuba abana bacu. Ariko hari icyo rikamanze nkwereke, hari icyo nanone leta ikora kuri bino bintu mama Josiane. Icyo leta ikora kuri bino bintu, ikintu cya mbere mwibuke yuko mu mbaraga cyangwa no mu bushobozi bw'igihugu twe dufite, igihugu cyacu tuzi neza, aho ishobora kuvuga ngo abanyeshuri cyangwa abanyeshuri bose b'igihugu cyangwa ababyeyi mwese nimutwara abana ku mashuri. Niba umara gutwara abana ku mashuri, leta ikaba yaragejeje ikavuga ngo ikishyira ibyo bita school feeding, nyine kuvuga ngo abana baze kurya saa sita. Sibyo? Ndabyumva. Wowe icyo usabwa ni ukuri bubwire wa mwana akamushyiraho umuhata akajya kwiga. Sibyo? Turabikora cyane, nta mwana wacu wicaye. Kandi rero we nuramuka umwemereye ngo najye gukora ibumba, uri muri ejo he hazaza. Ejo hazaza ni hehe? Ejo hazaza he hazadindira. Hazadindizwa n'iki? Nuko yagiye gukora uturimo tw'amaboko udafite 12. Umva rero ndagusubiza aho ngaho. Urabona hano hari abana bacu bahari, yego nyine bagiye ku mashuri primaire barayiga, turabyemera kuko ubuse abana banjye biga simba rihira. Yego.
ntawe ugenda ngo nizo nshingano z'umubyeyi, nizo nshingano z'umubyeyi. Ega nanjye birande. Ariko noneho aragera sogonderi kubera ka kazi nkora nta mafaranga ahagije mbonamo, akadindira akajya hasi akicara. Ariko reka nkubaze mama Josiya, ndabyemera aradindira akajya hasi akicara. Uyu munsi wa none impamvu leta ifatanya n'ababyeyi kurera si ikindi, ni ukugira ngo ejo umwana wa mama Josiane azabe minisitiri, urimo urabyumva, azabe mudepite, azabe umuseniteri, azabe azabe n'abandi nkabo. Rero uyu munsi wa none ngewe ntekereza ko niyo mpamvu leta yashyizeho amashuri, urumva, ya segonderi yabegereye. Nayo nise ntizihari nyine. Nayo zirahari. Ariko umwana arajya kwishura, urugero nkwihera n'uriye yagiye kwiga nayini uriye ntibamwirukanye akigera mu mwaka wa kangahe, arangije toronkome baramwirukana araza aricara birangije ndangiraga gusubira birangije ntiyigaga hariya ku kagugu se bigeze bamwishyurira se na make yatanze barayanze. Umwana arataha usibye ko yagize gute yagiye kwiga ahantu imyuga akaba yarayirangije. Reka maze nkwereke mama Josiya ibyo bintu bikimara kuba umuyobozi. Ikindi cya kabiri uretse nkwibwirira ikindi cya kabiri byambayeho sibyo kugashira ugenda. Ikindi cya kabiri cyambayeho abana banjye batatu, umwana wanjye yarangije toronkome, urumva, yari nayini, mbura amafaranga yo kumwishyura, narirutse hariya muri Rusororo amaguru arashya ndangiye nticare wige kubumba, sibyo, mfite undi warangije segonderi icare wiye kubumba. None ubu muraza umwuga nawe muraze kuko nta kundi nabigenza. Akazara gakura he ubu se umwana wanjye yago yicaye ntabwo yarangije segonderi ntiyicaye kandi nkubwiye ngo umusove bashe umushakire n'akazi wamubwira ngo akazi karabuze. None rero aka kazi nge nakubwiye ngo aka kazi nakadufasha kudasaba, kakadufasha kugaburira abana bacu, nabwo ntibarya uko bikwiye, bakakadufasha wenda kwishyura n'ayo mazu piriyave zikurikiyeho ukacara wimuka kuko ibumba nta gahunda. None se nk'iyo wicaye cyangwa se nk'iyo utekereje ubona kuzabivamo cyangwa kuzabisohokamo, urimo urabifatira izihe ngamba nk'umuntu? Ubu se nakubwira ngo izihe ngamba ni izihe? Igitare cy'amahanga we nanjye iyo ndebye nkatekereza nkareba nabuze umuzenguruko dore n'ababyeyi nabuze itangira nabizerezo nabuze se mu myaka 50 ngiye kugira nzakomeza mbumbe nzahereza nzazamurwa nande n'umwana wanjye niba atarabashije kwiga ngasove sibyo nzazamurwa nande niyo yakwiga nta kazi yabona ndikubyo ndimo kukubwira ntago navuga ngo ngiye nshakira akazi k'umwana muzare muri iyo ministeri za cyamuki aravuga ngo ntago mfite umugira gute kuko ngiye ntafite uwenyegeza ntago yakwiga simufite wicaye nibyo ndimo kukubwira abana bacu baricara kubera nta cyenyegeza bafite wirirwa birukanka ariko jewe mfite igitekerezo k'iyo kintu nta cyenyegeza bifite. Uyu munsi dufite inzego z'ibanze sibyo, zirimo akagari, zirimo umudugudu, zirimo umurenge sibyo. Oya buretse bwagiye ndimo ndabivuga, urumva ndabivuga nkanjye, urimo urabyumva kuko niba impamvu ngiye mbivuga nkanjye nyuma yo gukora kino kiganiro sibyo, gemba nzasanga ngenda nazanzego nkazibaza ntariko abantu baba hariya hepfo bakora akazi ko kubumba, ese mwigena migambi leta bateganyiriza iki? Wigeze ujya kwa gitifu mwitire dore gitifu umwana wanjye yarizageza none uyu munsi dore umwana wanjye aricaye, wari wamugana ngo akubwire ngo waramuganyira kwangira? Nge ndakubwiye ngo ubu tuvugana ntacyo ntakoze ngo ngerageze kuko yize mbishaka yiga mbikunze, ninge wamwishyuriye, ninge nta wundi wamwishyuriye, naragerageje ndamwishyura mu buryo bushoboka ararangiza. Ariko hari aho nanagiye barambwira ngo mama ngo nta kazi gahari ngo nta nako twabona ngo akazi rwose ngo karabuze. Wasubiza iki umuntu akubwiye ngo nta kazi wabona, nta kazi yabona? Wasubiza iki? Wakwirirwa umwirukankaho? Ariko cyari igitekerezo mfite kuri ibyo bintu ngaho waje rero bingi igitekerezo ngiye cyangwa se inama naguhereza ibyo ari byo byose, ndaguha inama ivangwa ariko ko nagiye gusaba iki kintu sibyo sinkibone, ariko jewe nakwishakamo igisubizo gute?
sibyo uyu munsi wa none uriya mwana niba azi gusoma no kwandika sibyo kubera iki uyu munsi niba yaragize gutya agashobora kugira gute uyu munsi agashobora gutera intambwe akiga kuki atagenda ngo akorere provisoire ejo akorere perime narangiza ashaka akazi ko gutwara moto cyangwa ashaka n'akazi ko gutwara imodoka byakwanga iyo provisoire arajya kwiga se arajya kwikorera nta mafaranga amafaranga ni ibihumbi 5,000 wamubyabuze ibihumbi 5 nagenda afata buretse gato kuko nyuma yo kubasura nyuma yo kubaganiriza tugomba no gutanga icyo bita inama usibyo ushobora kubutera nabitekereje ariko twege mu gihe dukora nk'igitangazamakuru cyacu haba harimo no ngo twasuye abaturage ariko abaturage twasuye harimo no kwigisha abaturage uyu munsi wa none umwana niba urumva mbaza vuba njya gusiga amavaze mwana wa mbaza vuba reka yego mbaza vuba dere aho tugeze nimo nakugira inama ngira inama ndimo ndakugabo kuko ntara ngomba kuza kwa gusakanya ukuntu babisiga byo nabikeneye ndabone nahinduye imvura icyo nshaka kukubwira rero niba umwana wazi gusoma no kwandika sibyo nagenda afata igitabo cy'amategeko y'umuhanda yego urumva asoma amategeko y'umuhanda ni umwana w'umukobwa nyine nibyo ntacyo bitwaye ariko ntacyo bitwaye ku mwana w'umukobwa uyu munsi aramuta amashanyarazi abakobwa baratwara narangiza asoma amategeko y'umuhanda namara kuyasoma ejo afata ibihumbi 5 agenda yishyure ku irembo namara kwishyura ku irembo akora ikizamini nk'umuntu wize ntago babitsinda buri munsi hari ubwo se bavuga ngo uyu nguyu ni kwa runaka ni ibiki hari igisunika ibamo se rero shaka nkubwire rero munyamakuru ndakumva tutanavuze byinshi tutanipashije muremure twebwe rwose usibye imana yo mu ijuru yego niyo izamanuka ikareba bifashije ikazi ikareba ikaza muri aka kazi kacu ikazi ikadutabara ikadufata ikaduha ibishoro bifatika kandi yarabatabaye iragutabara kangahe se yaragutabaye ikaguha amaboko yaragutabaye ngaho ntacyo oya ntacyo ndagufatira reka nkubwire reka nakire mugenzi wanjye tukiri kuri kaburimbo twari bantu tutanasaba umunyu yego twari babandi tunagaragara neza sibyo noneho uyu munsi iyo tumaze gufatisha tukabona ko dufashe baratwimura bakatujyana ahandi reba aho turaha aha na kaburimbo bihuriye ntaho bihuriye ubu uyu munsi ntituzwi twebwe turi babandi dukora tukihera abashoramari bafite uko bifite bakajya aho bahawe isoko abariguze twe ntayo dufite yo kugura isoko ntayo dufite sibyo ubu rero uyu munsi wa none twebwe turi mu bwihebe turi mu bwigunge ahubwo wenda nk'uko mwaje kutureba mukaba mutubonye aho turi dore turi mu gishanga kitagira wapfa wakira kuko aho batujyana nibo badutegeka nabo batujyana badukora uko bashaka nibaduhe nibura agahanda ka kaburimbo kuko umukiriye n'abo twari dufite bajya kutubwira bakatubwira ngo uwo muhanda wanyu ntabwo twawugendamo kubera imodoka n'ibyo batwaye byangirika ubu turi mu gahinda iyo umuhanda wangiritse ntabwo ushobora gutwara iri vaze waritwara gute ubundi ari biriya bishaka umuhanda mwiza ni nk'idongo nitwa Mukarusanga Zurayika ndi umumama w'abana 11 yego ndabyumva ni ukuvuga ngo rero twe dufite agahinda hano turi mu bwigunge kubera uyu muhanda w'igitaka gusa niba mutuvuganira wenda mukaba mwumva ko mutwitayeho ni mudusabira umuhanda wa kaburimbo icyo nicyo dushaka kuko nitumara kuwubona tuzongera dusubire mu murongo naho ubu tubayeho nabi kuri igendeye se nagiye umukobwa mpaye nkaye gaje ati nagiye umukobwa none nagenda uragira ngo bigende ute none se nk'ubu ngubu wowe icyo ubu tuvugana nzi neza ko n'abayobozi bari gutega amatwi bakatwumva icyo basaba ubuyobozi ni igiki
icyo nasaba ubuyobozi niba butwitayeho ntibureba wewe ugomba kukwitaho ko ni inshingano zabo nyine nanjye ubwo ndavuze ngo niba batwitayeho ntabwo mvuze ko batatwitayeho niba batwitayeho bakaba badutekereza bakaba bumva ko turi ababo sibyo nibadukorera uwo muhanda nibura uzi utugereho aho baje kudushyira kugira ngo umusaruro w'ibyo mwakoze ushobore kujya ku isoko neza ubone n'agaciro kawe nicyo ngicyo ni nacyo ari kubyo kandi biranumvikana kandi mpamya ko nashidikanya kuko ibyo byose nabo nk'ababishinzwe nabo barabibona cyangwa se bo bahisemo kubazana hano bazi neza ko ubuzima bwanyu cyangwa igenamigambi yanyu igomba kugira ngo igeraho igera babigizemo uruhare buriya mpamya ntashidikanya ko bose nabo barabitekereza cyane rwose nibabidukorere nibura niba bumva ko badutekereza bakaba batwitayeho nibadukure muri ubu bwigunge bw'uyu muhanda baduhereze umuhanda muzima ibyacu bigende kuko barabizi ko ese wafata idongo kuko ibumba ni idongo ukajyana mu mikuku byiceka ntago byakunda basi niba batwitayeho nibaduha uwo muhanda wenda uze ugere aho turi wa mubyeyi abana 11 ufite wabatwaye kwiga barize njyewe ndimo ndareba bari abanyarwanda bato cyane 5 barigendeye bagiye barapfuye nsigarana 6 usiganye 6 ariko muri abo 6 nabashije kubahahira mbasha kubatunga abize barize bagarukira primaire ka wa mugani kuri bwa bushobozi tutifitiye ubu bose barashatse nsigaranye umwe utarashaka nawe yagarukiye mu wa 6 nta nanayini namushakiye kubera ko hari ubushobozi bwanjye nari ndaha muri iki gisibiri ubona nari bukora ikisi aha ngaye nguko reka tugushimire turimo kugira ngo mutwereka ibice bitandukanye muratwereka ukuntu ibintu bikorwa tukeneye kubimenya abanyarwanda akeneye kubimenya kuko ni ibintu bifitiye abaturage akamaro ni ibintu natwe ubwacu bidufitiye akamaro cyane cyane iyo tubibona tuba tubona ari ibintu serivisi twavuga ngo ikenerwa n'abantu benshi rero baratwereka uko bigenda aho bibumbirwa aho bitwikirwa turashaka kugira ngo tuze kugira inyota yacu natwe turebe ibyo bintu siko bimeze ikindi nongera mutubwirire perezida wa repubulika aza areba aho twicaye ahangaha kuko dukeneye kuba heza umuntu iyo yabaye heza asa neza iyo umuntu iyo yariye asa neza iyo wagiye mu nzu nta nkomyi nta nkurikizi nta kibazo ugira twebwe dukeneye kuba heza akadushakira amazu nk'uko bayashakira abandi bakabashakira amazu nk'uko bayashakira abandi ni hari ibyo bavuga ngo abangaba bahango babashakiye amazu hari imidugudu bayashyizemo abashigajwe n'amateka aza areba ahantu turi twicara duhabwa pirive za buri munsi nta bushobozi dufite bwo guhabwa amazu barebye nkatwe abakene b'abapfakazi nk'ubu mfite abana 7 sibyo papa wabo yaritahiye nta bushobozi mfite urumva nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo ndagura inzu cyangwa ndayibona namye vuga ngo duhabwa amapirive iyo yambishe yambi baje kunsuhuza yego ni ngombwa ngo ndi teacher wabo yambi urumva rero nibyo nahoze mvuga yambi nararwaye abasheri muzansura rero niyo ndi mpamvu ndimo kuvuga ngo nukuri abana bacu bahura n'ibibazo kubera ubuzima tubamo bagatwara inda z'indaro urumva kubera ubuzima tubamo ugasanga ni ibintu bitubabaza duhorana intimba n'Imana intimba yacu irayizi nayabonye rero duhora twebwe abashigajwe inyuma n'amateka duhorana intimba mu bana bacu ntitugira gisova habe mu buzima nk'ubu iyo afite gisovo mba afite umwana nanjye ungaburira reba kuba narishyuye guhera mu wa mbere mu wa kabiri kugeza mu mwaka wa 6 nkaba ntabona anyinjiriza n'ibihumbi 10 sagahinda njye mfite intimba uwo wageze muri 9 n'indi wageze muri 9 bicaye sagahinda ubwo si cyo kintu koko niba mbonye ibyo bingaye nkishyura inzu sibyo ubwo nahashye nagize ubuhe ngaho batwaye inda zinda wongeze mu buzukuru ubwo se ni umushinga kubera iki agahinda
k'ubukene akajya gusambanira irindazi kuko ntarimuha. yego Icyo kirushije Ukagenda, rero yego, amagambo yanjye nayo. urakoze Njye nitwa Mukaruhanga Chantali, Yego, umumama w'abana 7 yego rwose nabwo n'abuzukuru, ndetse Imana yangiriye ubuntu. reka twakomeza dutembere makomeza mutwereke ibindi tuganire namwe ariko hagati aho nyine katunakore ntuza tunanarebe ese nabari abantu bagenda nabo bakorera hano cyangwa naba bariya ni abayobozi b'amakoperative akantu bari barimo. Ese mama ntabwo twagiye twese, natwe turi muri komite, ntabwo twari twagiye twese azateranye. uyu mugabo niwe ukora iki uyu nguyu uri muzi abo ni abashoramari baturusha amafaranga, nta nubwo reka twebwe rero abashigajwe n'amateka turi hasi. Abashoramari nibo barimo kugira ngo nk'uko mama bivuze, ibumba niryo rimo kubagirira akamaro. Araza ni urugero icara gifatira amafaranga, turakimuhera inote y'igihumbi. Reba aha kiriya turakimuhera inote y'igihumbi, aragenda kigurisha 5,000 kuko nta bushobozi dufite bwo kujya ku isoko. kuki mwebwe Niyo mpamvu yamwe akubwira ngo turashaka kaburimbo hano. Mpfundurire genda mu aha murakoze ngayo nguko twari turimo tugenda tubereka aho tugenda twatembereye basigajwe n'amateka. Ahangaha twageze aho bakorera cyangwa aho bakorera umwuga wo kubumba, ni ahangaha nyine